Keze i Rubavu hari hamaze iminsi hari umwuka mubi cyane mu ikipe ya Etincelle, abakinnyi barahagaritse gukora imyitozo kuko babereyemo umwenda w'imishahara ibiri, bigatuma abakinnyi bavuga bati ntidushobora gukina match ya APR dufite ku cyumweru tutarabasha kubona ayo mafaranga. Habaye ngo inama yo guhosha uwo mwuka mubi hagati y'ubuyobozi bwa Etincelle ndetse n'abakinnyi. Mugenzi wacu Naisa yabikurikiye cyane ndetse ubu ari ku kigo cy'imyitozo. Naisa, waramutse neza? Waramutse neza Kwizigira, Ibe ndetse na Rigane. Hanyuma byagenze bite kugira ngo abakinnyi ba Etincelle bemere kongera kugaruka mu myitozo? Icyabaye ni cyakozwe ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo. Habaye inama y'ubuyobozi bw'akarere burangajwe imbere na Murindwa Prosper Meya ndetse n'ubuyobozi bwa equipe ya Etincelle buyobowe aka kanya na Singirankabo Rwezambuga Depite usanzwe ari vice president, ariko kubera ko president yeguye niwe ubu ngubu uri muri interim. Bagiranye inama rero igihe kirekire yabaye mu masaha mu gitondo yo kugira ngo barebere hamwe ko abakinnyi bongera guhembwa ndetse bakagaruka mu kazi, kuko bari bamaze iminsi hafi 4 yose badakora imyitozo. Nyuma y'inama rero igihe kirekire ku mugoroba habaye none inama y'ubuyobozi bw'ikipe ndetse n'abakinnyi ba Etincelle, by'umwihariko nibo bakozi baraganirizwa rero babwirwa neza ko uyu munsi kwa 4 cyangwa kwa 5 baraza kubona imishahara yabo, niko kugaruka mu kazi bitegura match yo ku cyumweru ubwo bazaba bakira ikipe ya APR Football Club. Hanyuma Naisa, hari version zitandukanye zituruka i Rubavu, ibyo byose wowe uriyo uraza kutubwira. Hari amakuru avuga ko akarere katigeze kanga guha Etincelle amafaranga afatika, ahubwo akarere gashinja ubuyobozi bwa Etincelle kuba budakoresha amafaranga n'umutungo neza uko bikwiye. Ni ikibazo kiri mu buyobozi bwa Etincelle cyangwa kiri ku ruhande rw'akarere? Mwe amakuru mufite nayahe? Ikibazo hano kiri ntago kiri ku buyobozi bw'ikipe, ahubwo cyari cyabaye no kudasobanukirwa hagati y'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bwa equipe, kuko muri miliyoni 370 Etincelle yifuza kuzakoresha nka budget y'uyu mwaka 2024-2025, akarere kabemereye ko bazahabwa miliyoni 127. Izo miliyoni 127 harimo recruitment, harimo imishahara ndetse n'andi mafaranga make yo gutegura imikino itandukanye bazagenda bakina muri champion. Icyabaye akarere kabanje kubaha amafaranga ya mbere yo kugira ngo bakore recruitment ndetse baritegure itangira rya champion. Muri recruitment bakoresheje miliyoni 30. None ikindi cyabaye cica imibare muri miliyoni 127, ako kanya ubwo twageze muri hafi 90. Hari ikibazo cya Iniesta watandukanye n'ikipe ya Etincelle bitubaje amategeko, bituma ajya kubarega FIFA baca hafi miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo Etincelle yandikisha abakinnyi bashya b'abanyamahanga. Yagombaga kubanza kwishyura uko barezwe na Iniesta. Nta kindi rero muri amafaranga akarere kari kabahaye yo kwitegura, bahise bakuramo miliyoni hafi 20 zo kubanza kwishyura ibihano bya FIFA kugira ngo bemererwe gutangira shampiyona. Nicyo cyabaye rero, za miliyoni nka 50 bari babahaye ziba zirashize, kandi akarere ko kabaraga ko bagomba guhemba, bagomba gukora recruitment, nibura bakazatangira kubazwa amafaranga nko mu mezi 2 ari imbere cyangwa 3. Hanyuma tubwire kwibona imyitozo, imyiteguro, iyo morale irahari, iyo kipe ishobora kuba yahagarara imbere ya APR ikagira ikizakora. Unatubwire muri rusange amakuru nyine yo guhembwa niba koko yizewe cyane. Muri rusange nk'uri kureba imyitozo ndi kuri stade Umuganda, abakinnyi bose bameze neza, bagarutse muri mood, bariteguye cyane gukina n'ikipe ya APR Football Club ku munsi wo ku cyumweru. Ikipe itari mbi, ni ikipe ifite abakinnyi nibura ubona ko bagerageza, kandi banitwaye neza cyane kuri polisi yavuye hano kuri stade Umuganda tubibara nkaho irokotse kuko barayihushije cyane. Bakoze imikino 2 eri away baranganya. Hari umukino bakinnye na Mukura ariko bakinishije abakinnyi b'abanyarwanda kubera ko abanyamahanga batari bemerewe, bari batarishyura biriya bihano bya FIFA. Icyabaye rero ubu ngubu bose bari muri mood, biteguye kuba batanga ibyabo byose ku munsi wo ku cyumweru. Ikindi gihari namenye neza ko mu nama yari yahuje ejo hagati y'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bwa equipe bemeranyije inteko rusange. Inama y'inteko rusange iteganijwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10, bivuze ko ari ku cyumweru w'igitaha ubwo tuzaturi muri Trêve International. Hazabaho rero kuzuza inzego ubundi banaganire uko ikipe igomba kubaho paka sezira. Ubwo ikipe igiye gutungwa na miliyoni 70 niba nabibaze neza nizo zisigaye.
urumva amafaranga bari bemerewe ni 127 kandi ikipe nibura ikoresha hafi miliyoni 13 ihemba ku kwezi. Ubundi mu mibare ubibaze ntago bivamo, ntabwo bahemba, ntabwo bategura imikino, ntabwo batanga prime, ntabwo byakunda. Akarere rero kameze nk'umubyeyi urera umwana umubwira atari kuri gukura, ejo nejo bundi ugomba kujya gushakisha nawe irwane. Barabwiye bati izo 150 twitayeho zizava namwe muzashaka batera nkunga. Ni nabo rero bamaze iminsi bakomanga kugira ngo bazemererwe gukorana nabo, babafasha mu bintu bitandukanye. Bari bazanye ikintu cy'ikarita y'umunyamuryango, aho nibura umufana wa Etincelle yishyura 20,000 akaba yakemererwa kureba imikino yose yabereye hano kuri stade Umuganda. Ibyo rero niba hari haguza abantu hafi 200, urumva n'utundi dufaranga twiyongera ariko tudahagije. Ubwo ikibura kugira ngo n'abafana ubwabo bicare. Bayiguraga kuranga ikarita y'umunyamuryango 20,000. 20,000 zigurwa n'abantu 200. Okay. Ubwo utwo dufaranga rero biteranyije duke na get corrections bazagenda babona. Ubwo nyine n'abatera nkunga n'imena za Etincelle n'abafana n'abakunzi bayo amafaranga agomba kuboneka, ikipe ikabaho. Kwizigera nawe imibare yawe isigaye ncanga, asigaye itariyo. Hanyuma Naisa ni miliyoni 4. Hanyuma reka mbaze nkubaze umbwire nako umbarize wowe kubireba birubavu. Iyo nama igiye gufatwa igakorwa muri Treve International, ibazo ko ikipe izabaho shampiyona izaba imaze amezi 3. Umbarize akabazo kagufi kavuga gutya: bibutse kuganira uko izabaho shampiyona imaze amezi 2 arenga itangiye, ukambariza. Okay, ikintu kiriho ntago bibutse kuyiganira kuko tujya muri Etincelle Day President Peter yatubwiye ko intego za equipe nibura no kuza mu makipe 6 ya mbere. Iyi kipe yashinzwe 1976 hejuru y'intego zabo zitandukanye, bifuzaga nibura kugira icyo bakora. Kuba rero bagiye kubiganira akakanya nuko bagiye gutangira shampiyona ubundi inzego zituzuye, icyo ni kimwe. Hari ikindi cya kabiri cyuko bashyize imyanya hanze, irimo SG, irimo ba DAF, irimo ba media officer. Ibyo byose ntago iyo myanya irimo abantu, bivuze ngo ikipe ntabwo yuzuye, kandi akakanya ifite abakozi hafi bagera kuri 40. Abo bose bagomba guhembwa, kandi hari n'indi myanya itaruzuzwa. Rero kugira ngo ikipe igende neza ndetse nakore, kuko ku munsi w'ejo basuwe na RGB kugira ngo barebe ko ibintu byose babyujuje, bagomba kubanza bakuzuza izo nzego, ubundi n'ubundi buzima bwa ekipe bujyanye na finance nabwo bagakoteza kugira ngo ikipe itazamanuka. Ubu bamaze amezi angahe badahembwa? 2. Amezi 2 aruzura neza ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9. Donc nurango kuva shampiyona itangiye ntibarabahemba. Kwa munani no kwa 9. Nayo mpamvu abakinnyi bavuze batereka turekrame niba ukwezi kwa mbere kwarashize tariki 31 cyangwa 30 z'ukwezi kwa 8, tukatubona n'ukwezi kwa 2 kugiye gushira tutarahembwa, twabanje tukarekrama hakiri kare ko abana bagomba kujya ku ishuri, kandi ko batubona buri gihe tugiye mu kazi turi abakozi nta kintu dutahana, ubwo tuzabaho dute. Niyo mpamvu rero bafashe ya mbere kugira ngo barekrame hakiri kare. Naisa reka nongere nkubwira kandi kantu uzambariza. Niba ibintu bibaye mu kwa 9 aribwo tugitangira saison, ubwo bizagera mu kwa 2 bazayisoza. Ni ikibazo mbajije kigufi cyane kandi mwijwi rituje. Ubambariza uti mwijwi rituje habaye ikibazo cya ambulance umwaka ushize, habura amafaranga yo gukodesha ambulance. Iyo saga yabaye shampiyona iratangiye amezi 2 ya mbere, abantu ntibabasha no guhema ukwezi kumwe. Mwijwi rituje nyisubiriza niyo bagwaye igisubizo. Mwijwi rituje nta gisubizo gihari, cyane ko ikipe imaze imyaka 16 ifashwa n'akarere guhera 2008, ariwo muterankunga mukuru. Ariko icyo gihe cyose akarere kakavuga ati ariko ko amafaranga tuhora tubaha tukabona ibintu bitajya mu murongo, rimwe na rimwe tukabona habayeho ko yakoresha nabi. Ese ntabwo twaba tukomeza kubarera abajeyi? Ese ubundi amafaranga twayazamura kuyihe mpamvu? Akaba aricyo kibazo, ari nayo mpamvu batayazamura. kandi niba uri kipe umwaka ushize bari babaha 120 zishira mu kwezi kwa 12, muri renewable budget mu kwezi kwa mbere babonye miliyoni 80, ubwo hamwe urumva ko byaba bibaye miliyoni 200 bakoresheje sezo ishize, kandi ikipe yagarukiye ku mwanya 13 mu makipe 16. 127 bari babemereye uyu mwaka, bababwiye ko nibongeye gukora renewable budget hari ayandi make bashobora kuzabongera, ariko bitewe n'ukuntu nabwo bazaba bayitwayemo bayakoresheje. Ndongera nkubaza akabazo kanyuma mwana wa mama mpite nsoza.
Nta ku kibazo kibazo. cyanjye akarere iyo kavuga ngo twabahaye kaba kabwira bande twabahaye tuzabongera mwayakoresheje nabi tuzayagabanya cyangwa tuzayongera kaba kabwira bande Nayisa ikipe donc ni iya bande the owners ba nyiri ikipe abo babibwirwa ikipe aka kanya babibwirwa ndetse n'abajya ku meza y'ibiganiro ni umuyobozi ukiriho ako kanya kuko ntabwo bavuga ngo ikipe ni y'abafana gusa bafite delegation bafite ababahagarariye bajya no ku meza y'ibiganiro babwira bati turashaka ibi n'ibi ariko kandi hari ikintu abantu bibeshyaho iyo bavuze ngo akarere kabahaye cyangwa kabemereye miliyoni 127 hari abantu bagira bati ngo batabayabaha direct yose bagenda babaha make make mbere yuko babongera ndi babanza kubabaza ngo aya ngaya twabahaye mwayakoresheje iki muzane supporting documents kugira ngo tubongera ndi iyo babonyemo rero nk'ibintu bibazo bije bitagambiriwe bakabona twapanze miliyoni 50 zamara amezi 2 hahise yivangamo ikindi kibazo cyo kwishyura FIFA ibyo ni ibintu ntabwo bari babiteganyije mu mipango yabo rero no gutinda niho kubanza kubabaza ngo byagenze bite mu dusobanurire turabibaza bande kuko natwe leta izabitubaza cyane kuko na RGB ku munsi w'ejo yari kubaza nk'ibintu byo mu myaka 5 ishize udafite supporting document zabyo bana byari bigoranye cyane ariko babisoje neza RGB basuzanyije nabo nta kibazo gihari ubwo ikibazo kindi ni ubuzima bwa equipe barahembwa niburi uyu munsi cyangwa ku wa gatanu ku buryo match yo ku cyumweru barakira APR abakinnyi bafite akanyamuneza ku maso hanyuma Nayisa twibwirire irubavu vibe bimeze gute ko bari kwitegura imikino ikomeye cyane mukino wa APR na Etincelle ndetse na Rayon Sport na Rutsiro ayo makipe yiteguye gute urabona abaturage cyangwa se abafana baho ubona kuko biteguye kwakira abanyakigali baza kumanuka ku munsi w'ejo kubitegura bya mbere byatangiye mu mahoteli kuko natangiye kubona bookings guhera ku wa mbere cyo ni icya mbere bavuga bati turashaka kureba aya makipe turashaka kuza kare hakiri kare ni weekend bamwe bati umupira w'amaguru asube ku isoko kuko Brazil ni igicumbi cya football mu Rwanda by'umwihariko mu karere ka Rubavu amakipe rero uretse wenda nka Etincelle imaze iminsi 3 idakora imyitozo Harutsiro yirakira Rayon Sport ku munsi wo ku wa gatandatu ni ikipe iri pose imeze neza Gatera Musa n'abasore we barakora umunsi kundi guhera saa 5 kugera saa 7 biteguye neza kugira ngo nibura ntagire ikipe yavuye hanze izatwara amanota 3 yakuye hano kuri stade Umuganda ku bafana rero ho vibe ntabwo iratangira gushyuha cyane ariko tubyitezeho ko nibura guhera ku munsi w'ejo ku wa gatanu ibintu byose rero byashyushye tugushimire cyane Nayisa wakoze cyane murakoze namwe Yes, nuko bihagaze mu ikipe ya Etincelle Football Club icyari cy'ingenzi nuko batangiye imyitozo bari bamaze igihe barahagaritse sinzi ko ekipe ya Etincelle izabasha kurusyaho kuri APR nabonye imeze kuri iryana biragoye Etincelle imaranye ibibazo iminsi nko rugaje yakomojeho urabizi ko n'ekipe iherutse guterwa amaga mu gihe cya vuba kuva Rwanda Premier League yabaho urya Etincelle yonyine yatewe amaga kubera kubura ambulance urabyibuka neza cyane ko bahanwe na FIFA kutandikisha abakinnyi kubera umwenda bari baberimo umukinnyi w'umunya Cameroon hanyuma unarebye usanga ikibazo aho gishingiye cyane iki kibazo cya mikoro partnership y'akarere ndetse n'ubuyobozi bwa ekipe urabizi ko wari president yamaze kwegura cyangwa se arigendera anagenda avuga ko rwose banamufitiye umwenda w'amafaranga ajya muri 2020 akarere katamuhaye hanyuma wabonye ko ejo bundi bakora press conference bavuze ko bazakoresha budget ya miliyoni 370 ariko akarere ko kazabaha 127 nta na kimwe cya kabiri kirimo muri budget y'umwaka wose kandi nta muterankunga n'umwe bafite bavuga bazavana amafaranga ngo bakoze umushinga wo gucuruza amakayi ariho abakinnyi ba Etincelle cyangwa se ari ikipe ya Etincelle uwo mushinga ariko uburyo wari designinze buryo ngo ntago byari byiza waje guferenga nyuma kuko nta kintu wafashije na kimwe nayo makayi nta wamenye irengero ryayo batekereza ariko ko hariho bazajya bavana amafaranga kugira ngo buzuze ya budget amafaranga ari kuburaho hanyuma bakanavuga ko kuri gate collection cyangwa se ku matike bishyuza ku kibuga naho hari amafaranga yavamo ariko bitekereje neza nawe urabyumva Etincelle yakiriye Muhazi cyangwa se yakiriye Bugesera sinzi ko amafaranga bavana yakiriye Bugesera yazuzuza miliyoni 370 bashaka yakiriye Viziyo umuntu bita Depite nawe rwose no kuri buryo abishyira ku murongo
ngo yanatangiye nabi Etincelle kubera ko nta match iratsinda burya imaze kunganya imikino 3 yanganyije na Mukura inganya na Bugesera inanganya na Polisi itsindwa na Marine derby ya mbere maze kwitakaza itsindwa na Marine ibitego 2-0 bafite amanota 3 yonyine nubundi uko basoje champion ishize niko batangiye urabyibuka abafana bawe baza ku kibuga hano inyamirambo bafite ibyapa bitabariza umukuru w'igihugu bavuga ngo dutabara rwose ikipe iramanutse bahamagara wari guverineri bavuga ati ikipe iramanutse mu dutabari nubundi uko basoje sezishize ni nako bayitanye nta kizere ko rwose bazabasha guhangana. Imibare igaragaza ko mu myaka 10 ishize hagati ya 2024 ndetse na 2014 mu mikino 20 hagati ya Etincelle na APR imikino yabahuje Etincelle yatsinze umwe gusa itsinda igitego kimwe ku busa icyo gihe byari 2016 hari Rubavu APR basha Etincelle cyane mu mikino 5 heruka banganyijemo umwe iyindi ne APR irayitsinda. Ikibazo nyamukuru kimwe kiri overall hose mu makipe afashwa n'uturere. Uturere tuvuga ko atari ba nyira makipe uretse ikipe yitwa Mukura na Musanze. Yego nizo zigerageza. Hanyuma abitwa ngo na abanyamuryango bizo kipe nabo barabizi ko ntacyo bazicuruzamo ngo bazikuremo ahubwo abenshi usanga zarababereye umutwaro. Igisubizo cyabe kihe wavuga ati Rugaju ashaka ko bazisenya se noneho ziveho oya hakwiye kwicara hakabaho icyo bita kuvugurura bushya imikoranire y'inzego za leta notama uturere kuko na amafasi yigenga abafite budget bakagirana ibiganiro na ministeri ibahagarariye y'ubutegetsi bw'igihugu bakemerana ku buryo bagiye gushora cyangwa gufasha mu bijyanye n'iterambere rya sport. Otherwise bitera ikimwaro n'isoni ku nzego z'igihugu by'umwihariko kumva izina rye turere rihozwa ku maradiyo ngo twananiwe guhemba. Ibyo byangiza bikanasiga icyasha leta ntibikwiye. Ibi tubivuze ku karere ka Rubavu ariko muri saga y'akarere ka Gicumbi abakinnyi barira mu nkono badafite n'amasahani. It's a shame. 2024 ku gihugu gikora effort yose ngo kibe igihugu kiri ku murongo kuba tudafite umurongo wa siporo. Hari uko leta igomba gukorana na siporo simbi hakana kuko atarazi icyo kintu cyuko yenda secteur privé ari igira imbaraga cyane kurusha leta muri siporo ariko niba leta yumva yuko igomba kubigiramo imbaraga ubwo igomba no gushyiraho inzira zikemura ibibazo kuko iki kintu cyo kubeshyanya ngo hari abanyamuryango nibyo nabo abahe abanyamuryango ba Etincelle bakaraye amakuru turagaruka mu kanya.